nigeze ntuburirwa ari nahuye n'abantu bari abagabo babiri yari umwe ariko anyereka ko ari we wenyine ariko uwo wundi nawe yaje nyuma ariko bari kumwe banyereka kandu barambwira ngo ni diama mfungura ka envelope ndebye musanga na gace ka buji nyabuji karimo Umvisha umere utaho nibaza uburyo iyo buje yageze mwaho ngaho The Zoom TV 24. Yes, twizera ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye abadukurikiye kuri The Zoom TV nubwo tubona ikirere kigenda kigaragambye ariko nta ribi imbere ya kamera zanyu muri kubona umugabo ntabwo ari ubwa mbere mumubonye mumubona kenshi bashi bamwita Jado turakwakiye neza murakoze cyane ndavuze ngo ntabwo ari ubwa mbere bakubonye mwise Jado ni ryo zina rimwe ubundi amazina asanzwe nayahi amazina yanjye nitwa Bikeri nka Jado Bikeresi ndi umukinnyi wa filime ndi umuririmbyi ikimana ishoboje ndagikora abantu benshi bakuzi mu mafilime wenda natandukanye hari niyo y'abatekamutwe muri ino minsi ngira ngo niyo iri trend cyane ariko se wagiye unyura mu yahe mafilime wenda kugira ngo mbere yuko uyegurira filime yawe butekamutwe nakinnye filime zitandukanye nakinnye muri City Med nkina muri filime yitwa Nancy nkina muri filime yitwa Urukundo rwo kwihorera nkina muri filime yitwa Intambara y'urukundo ni nyinshi no mu ndoto iri guca kuri RTV ubungubu nayo nkinamo ariko ubungubu nkaba ndi gukora filime yanjye mbere ya producer ariyo yingiye abatubuzi muri kubona iri kubica bigacika kuri social media yego hanyuma ngira ngo impamvu nkubaje filime no kugira ngo buri wese hibonemo muri filime yisangamo hari urasanga yarakubonye muri City Med hari urasanga yarakubonye mu ndoto aho hose tuguhaye ikaze hanyuma gatoya Jado ubundi mu buzima busanzwe ari mu ntoki Jado ndi umuntu usanzwe navuga nkunda gutuza cyane niyo mpamvu nakoze indirimbo yitwa umutuzo ngaba ndi umuntu naravukiye mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'Uburengerazuba ubwo uri umushi ndi umushi wundi ariko utavangiye so nkunda abantu cyane ko nanjye abantu barankunda yego abantu barakwikundira cyane yego hanyuma filime wazinjiye muri ryari wenda gato kugira ngo twinjire no kutubazo twamatsiko abantu benshi bakwibaza filime ya mbere nakinnyemo nayikinnyemo mu mwaka w'2000 na 6 iyo filime ndi yasoka filime ya mbere wakinye ni yasoka filime ya kabiri nakinnyemo nayo nayikinnye muri 2000 ngira ngo n'8 yarasohotse ku masedeyo ariko ndiyamenyekanye cyane ariko nyirizina ntangiye kwikorera filime muri 2000 natangiye kwikorera filime muri 2018 filime ni umwuga ugutunze aya ntabwo ari wo mwuga untunze ifite n'ibindi nkora nakoraga no kuva mbere bifasha ariko filime sinavuga ko ari wo mwuga untunze ariko ndayikunda nkunda filime cyane kurusha uko umuntu akunda ikisi ngira ngo ni ya kabiri ku mazi kuko nkunda amazi ukunda amazi ngo gakunda n'ifi n'inyama umuntu w'umunyacyangwa biragoye ko yaba adakunda akanyama ndagakunda cyane hanyuma tujye mu buzima bya bibazo by'amazi ku muntu bayibaza ku bantu b'abastari uhakureba ufite itoto umeze neza ukunda kurya iki mu buzima busanzwe mu buzima nkunda kurya cyane cyane nk'uko wabivuze nkunda kurya inyama nkunda ifi byose ndarya igaburo ryanjye aho naba ndikuye hose iyo ritariho imboga rwatsi ubundi simbirya nkunda kurya imboga nkunda imbuto ubugari ni ibiryo byanjye umuceri wo nanakwica unyimyeho hanyuma ubwo wanga iki ko numva ari byo nta biryo na bimwe nanga ariko hari ibyo ndakunda cyane nk'ibintu by'ibitoki ibirayi sibikunda ibirayi ndya gafiriti it's okay ariko
akenshi ibiryo ngunda kwirira ni ubugari ni umuceri ni ifiriti. Okay. Mu kunywa se icyo kunywa birenze amazi isukari nywa ibintu by'isukari imitobe fanta amaji ntabwo wigeze ukandagiza akayoga mu kanwa sinjya nywa agasembuye. Okay. Ndakijijwe. Urakijijwe? Yego. Ubwo iyo uvuze ngo uranakijijwe bintera kwibaza iyo mugiye gusenga mubonye umwanya mubohotse musengera he? Nsengera mu itorero ryitwa God is Able. Ubu ngubu niho ndi gusengera. God is Able rikorera i Remera, rikorera i Kanombe hariya hafi no ku kigo. Ubu ngubu niho nsengera kugeza ubu. Hanyuma ubusitari n'imyemerere, hari amadini amwe namwe usanga iyo umuntu ari umusitari cyane cyane abantu bakina muri za filimi, hari imyumvire ku bantu bavuga ngo umuntu ukina bya filime ntabwo ari umukristo. Ubifatanya gute cyangwa se ubyitwaramo gute iyo habonetse nk'izo comment zimeze gutyo? Ngewe nkunda Imana cyane, nkunda Imana kandi nkunda gusenga, nkunda gukorera Imana iyo bishobokeye. Ngira ngo nakubwiye ko nakoze indirimbo ya gospel yitwa Umutuzo. No kuvuga ngo itorero nsengeramo sinemera ko ringira imbata, ahubwo nge nkunda gusengera mu itorero rituma nisanzura nkanakora n'ibyanjye, niba ari gukina filime, niba ari kuririmba mu bwo buryo nkumva ndisanzuye. Iryo itorero rero niryo nabonye ryambashije kumba amahoro, rimba kwisanzura. Yego. Mbere hari aho wasengeraga ku buryo wenda hataguhaga kwisanzura bituma ubivamo kugira ngo n'ubundi ukomeze ukore kariyeri yawe ya sinema, ariko n'imyemerere yawe nayo iriho? Mbere nasengeraga mu itorero navuga rya gakondo Anglikani, niryo nakuriyemo. Naje kurivamo icyo gihe njya aho ngaho muri God is Able Ministries. Okay. Hanyuma kuri icyo kintu wenda twatunavuzeho tumare y'abana amatsiko. Hari abantu babyitiranya kumva ko umuntu ari muri sinema kumva ko uwo muntu adashobotse, ari umunyabyaha, ku buryo bashobora no kukubona mu rusengero ukavuga ati na Jado yaje mu rusengero, wenda yigeze kubona ufite n'imisatsi defirije, wenda ku bantu bakabyukwemera cyane, nubwo bavuga ko no kudefiriza imisatsi ari bibi. Abantu bafite imyumvire yo kumva ko umuntu ba muri sinema atakizwa. Ni uva nyine ko ari imyumvire nguko bivuze. Ntabwo kuba muri sinema no gukizwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko buriya ibintu by'Imana ubiha umwanya wabyo, utagushobora kuwuvangiramo n'ibindi. Ibi bya sinema rero ni akazi nk'akandi, ni nguko waba uri pasiteri uri na muganga, ngira ngo turabazi benshi. Ni nguko waba uri pasiteri uri n'umucuruzi. Nta mpamvu rero kuvuga ngo umusitari ngo ndashobora gukizwa muri none se ubwo tuvuge ko ndaba sitari bakishijwe ku isi dufite, kandi wena n'abahanzi baririmba, n'abakinnyi ba filime, n'abakinnyi b'umupira, abantu nk'abyo. Niyo mpamvu rero wa mugani ni ya myumvire y'abantu usanga umuntu we yishyiramo ngo kanaka ngo ndiyakizwa ari umusitari. Ariko ngenda kijijwe. Abatekamutwe niyo filime uri gukora muri ino minsi, igitekerezo abatubuzi nako abatubuzi abatekamutwe abo bose ndumva bari kumwe, ariko keyword yayo n'abatubuzi. Kubera iki wahisemo gutyo? Natubwira ide general aho yavuye. Mu buzima bwanjye nakuze numva mu nzozi zanjye nzakora filime kandi nzaba umukinnyi wa filime. Nabyinjiyemo ndabikora, ariko mu kubikora natangiye nkina mu z'abandi, ariko numvaga ntabasha kugera aho nshaka. Numva muri ngewe ngomba gukora filime yanjye. Aho ngaho rero nicaye ndatekereza nti niyihe sije mu mafilime ari hanze aha ngaha. Njya mu rukundo nsanga filime zivuga ku by'urukundo ni nyinshi. Ndagenda njya mu byerekeranye n'ubuzima busanzwe, intambara, ibiki mbona ni ibintu wenda byakozwe cyane mu mafilime menshi atandukanye. Ariko noneho ndangije ndebye mu buzima busanzwe tubamo, nsanga nkoze ijambo abatubuzi
cyane cyane ko nanjye ubwanjye nigeze mpura n'abatubuzi. naho nendaga no kugera kuko buri ijoro ribarura riraye bigeze utuburirwa ku buryo byabaye intandaro yo kuvuga ngo reka dukore ni filime y'abatubuzi. Nigeze ntuburirwa ari nahuye n'abantu bari abagabo babiri. Yari umwe ariko anyereka ko ari we wenyine, ariko uwo wundi nawe yaje nyuma, ariko bari kumwe, banyereka akantu barambwira ngo ni diyama. Akantu barakanyereka, ndagenda ndatestinga, yewe ndareba ndagahindagura, ndavuga ndagakantu kaba ari diyama koko. None barangije ikintu bibe bakoze, banyumvishije ko ngomba gukora ibishoboka byose ngakagura. Ndangije nababwiye ko nta mafaranga mfite kandi koko ntayo nari mfite. Baraje barambaza ngo nta bikoresho waba ufite mu bikoresho bisanzwe waduha? Abaza se nk'ibihe? Mu nga laptop, igahuriro, nga telefone, ngo noneho ngo tukakurangira ngo ahantu ngo uhite ukajyana ngo bakakwishyura, noneho wowe ukaza, wowe ugahita umpa yanjye. Ati kuko ngewe anyumvisha mbega ko ari bwo buryo bushoboka, ngira ngo barabanza bakanakuroga. Naragiye mamagara umwana ndi tega moto, none ngo nzanire iyo machine. Nari mfite laptop mu rugo ndayibaha, mbaha n'amafaranga nari mfite, mbaha na telefone nari mfite ya smartphone ya Samsung, ndayibahereza byose ndabahereza. Barangije bambereza ka kantu, ati ngaho genda, ati hute kandi ubanguke. Naragiye ngeze hantu banyoherereje, ka kantu mfite ako envelope, ngeze kuri reception ndavugana umuntu witwa gutya na gutya gutya na gutya. Barangije ati uwo muntu ntaho ba hano. Sizo ukuntu nicaye gutya ndi kubyigaho, mfungura ka envelope ndebye musanga na gace ka buji nyabuji karimo. Umvishe umere utaho. Nibaza uburyo iyo buji yageze mwaho ngaho, banyerekaga kantu mbona ariko ari ikintu gishobora kuba cyaba ari diyama koko. Ndihanagura ndataha. Ariko mbere yaho gatoya nabwo bari bamaze iminsi batuburiye mushiki wanjye, bamutwaye amafaranga atari make, bamubeshya ngo bazamuha akazi. Ubwo rero nibwo buzima natekerejeho, ndavuga nti reka nkore filime yitwa Abatubuzi, byibura buri munyarwanda wese nazajya ahura nabo batubuzi azajye amenya ko ako kantu yakabonye. Hari abavuga ngo abatubuzi batera n'imiti, ukurikije ukuntu byakubayeho. Niyo mpamvu nyine nabwira umuntu muri iyi filime nyine utwo tuntu twose tugiye turimo, hari abo tutuburira tubabwira ngo tuzabaha akazi. Ubu hari amasene turi gukora twoherereza abana i Burayi, tubabwira ngo bazajya gukora akazi i Burayi. Umwana umwe akava tukamwandika ariko duhaye amadolari 1,500. Urumva ko ni ibintu bihari biri aho ngaho, kandi abantu baba bazi bikorwa ku buryo utapfa kumenya uburyo bivumbura. Ariko kuzareba iyi filime ndahamenya ko nayireba neza, akayireba yose, ntabwo azahura nabo ngo byemere. Hagati aho umuntu yayibona hehe? Iri kuri za YouTube I think. Filime Abatubuzi series iri kuri channel Abatubuzi series kuri YouTube. Ujya kuri YouTube ukandikamo Abatubuzi series, uhita ko ubona ibice byose biri ku iyo filime. Yego, umuntu ashobora kugira n'amatsiko akavuga ati ariko hari abantu bakunda amafilime arimo abastari cyane, nabaye abastari wenda barimo, ku buryo umuntu azavuga ati iyi filime koko irashamaje. Navuga ngo amatsura tuzi muri sinema nyarwanda asa nakomeye, reka mbivuge gutyo, hafi ya yose ari muri iyi filime Abatubuzi. Kuko ngubu Bankota barimo, Badidiye barimo, ubu n'umunyamakuru witwa Anita Pendo, nta muntu utamuzi. Naho ubu ngubu barimo, ubu nawe arimo aratubura cyangwa baramutuburira. So abastari benshi cyane batari baherutse kugaragara muri sinema nyarwanda, hafi ya bose bari kugaragara muri filime Abatubuzi. Ngiyeho filime rero mushobora no kujya kuri pinning comment cyangwa se iyo comment twashyizeho hasi kuri iyo link, mugakandaho mukabasha kwirebera Abatubuzi barimo. Ako numva ari ibihangange. Anita Pendo yagutuburiye uriya wamukirara nawe urabyumva. Akinateye mu gace gato wenda gateye amatsiko aho Anita Pendo akina ku buryo
arimo aratwika wenda nibarebe ko ako gaturera aho gaho gatoya urumva ariko arimo aratwika ubu ngubu navuga ngo umuntu wese yakifuza kumureba. Muzehe Nkota wenda abantu bamenyereye akina ari umuntu witonda uba ari gutubura nawe cyangwa ari gutuburirwa. Muzehe Nkota yaratuburiwe yagurishijwe isambu asanga isambu yaraguzwe n'abantu barenga 100 azaro 101. Ngaye nguko mwirebe kuri iyo comment murabasha gukanda kuri iyo link mujye kuri iyo YouTube channel murebe munakore subscribe munakore comment munabaye na encouragement n'ibindi bitekerezo bitandukanye. Hanyuma mu mafilime menshi wanyuzemo hari umuntu mwakinanye bikaryoha ku buryo uvuga ati mu bantu benshi twagiye dukinana cyangwa muri filime twabanyemo mba numva yari we twakinanye bikaba neza cyane nubwo nabandi byari byiza. Aba hafi ya bose ni byiza ariko hari scene ndajya nkunda kwibagirwa nakitinze muri City Med nakinnye na nikuze yaje kusaba akazi ndi manager wa hoteli. Iyo scene yaranshimishije kuko hari ahantu nagiye mubwira yarangiza akambwira akantu nkumva karansekeje ari aho namubwiye ngo ari kumbwira ngo araririmba ndababwira ndi okay nyerekaho repertoire y'indirimbo zawe arangije aransubiza ngo repertoire niba yavuze repertoire nanjye ubwanye nari ngiye guseka imbere ya kamera. So iyo scene niyo njya mvuga imamo cyane yanshimishije cyangwa se nyanibuka gavugane nahuye n'umuntu ashyiramo utuntu ku buryo numvaga naseka imbere ya kamera ariko nariyumanganyije kuba byonyine ukibukiye sere ni sawa. Hanyuma mu bintu nk'ibi y'umuntu ataraba umusitari cyane hari utuntu uba wibuka ukavuga ati utu tuntu n'udukoryo twambayeho muri filime nakaye kantu kakubayeho cyane bwa mbere wenda ukijya no kuri set mu kijya gushutinga wenda niza behind the scene kanuna n'ubu ku buryo ukibuka ukavuga ati kweri hano nari umuntu wo hasi. Agakoryo ka mbere nahuye nako muri filime wenda ndajya mpfa kwibagirwa ni scene nakinnye n'umusaza witwa Nkota mu batubuzi twakinnye yamfashe arimo araniga ari kumbwira uti nkwice nono Nkota we wagira ngo yari ari gukina filime yari arimo arafiringa ibintu byanyabyo yaranize umwuka ushaka guhera. Indi sene akandi kantu nyamvuga kanshibishije mu batubuzi na ahantu ndimo ndakina niyita ministry noneho ndagenda mbwira Anita ndi ministry araje ati suri ministry wiki ndabwira ndi uburezi bw'iwanye nibye mbushinzwe ndi ministry w'uburezi ubuvuzi wanye ninye mbushinzwe ndi ministry w'ubuzima mbega mubwira ibintu byinshi iwanje ninjye upanga uko bahinga ndi ministry w'ubuhinzi n'ubworozi ako kantu ndakibuka nkumva kandi ni nanjye wayanditse ariko mbisubira inyuma ngabitekereza nkumva ari akandi kantu gasekeje nakoze muri sinema. Filime abantu banayirebe cyane harimo ibintu nahoze ngiye nyireba harimo ibintu byinshi cyane bishekeje kandi bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi ku buryo ureba ukavuga ati aha ninjye kabisa aha ninjye bari bagiye gukorera ibara. Hanyuma tugarutse gatoya muri sinema wenda tunagana ku musozo hari ibigenda bivugwamo nekeza ko wenda bigenda bigabanya ubukana byari bifite mbere baravuga muri sinema habamo ruswa y'igitsina abakobwa bakanga kuyijyamo iyo sura mbi babarambitse sinema cyangwa sinzi niba ari isura mbi babarayambitse ari aho bihuriye n'ukuri kubahe ubundi. Buriya rero njyewe nyankunda kuvuga ngo ukuri nyakuri ugukura mu kanwa ka nyirako sinzi niba icyo kinyarwanda ucyumva neza. Ukuri nyakuri ugukura mu kanwa ka nyirako njyewe wenda niba icyo gitsina ari uko ndagifite cyangwa se nta uranyaka ruswa ishingiye ku gitsina gusa wenda hari abaproducer hano hanze navuga ngo bagafashe agukinisha muri filime ari uko mwishyuye kuko nanjye filime ya mbere nakinnyemo ariko ntabwo ari iya mbere ntabwo ari yari nakubwita yarasohotse ni filime yanasohotse yanagaragaye cyane yanarebwe cyane nayikinnyemo nishyura
urumva ubwo rero mu by'ukuri nishyuye amafaranga wenda kubera ko nari nyafite ubwo wenda iyo ndaza kuyagira ngagira icyo gitsina wenda nicyo mba narishyuye ariko ngewe sindabibona ntabwo ndabibona live ngo mbone ngo hari umuntu watanze ruswa ishingiye ku gitsina nta mu bakinnyi banjye bambera abagabo cyangwa se abagore nta mukinnyi wanjye nigeze naka ruswa ishingiye ku gitsina nta n'uwo nzayaka Imana izanabindinde ubwo rero hagati aho ngaho amakuru nk'ayo ngayo usibye nk'umuntu byabayeho wenda nk'abo bana byabayeho ariko banatwegera tukanabafasha kuko ni isura mbi muri sinema nyarwanda biramutse bibayeho uwo muntu waba warabikoze afite ibimenyetso bifatika nge numva ngewe umuntu namukurikirana mpaka mugejeje mu nzego zibishinzwe yego. Hanyuma tugana ku musozo n'iki sinema nyarwanda uko bisa kose imyaka myinshi abatanze ibitambo byayo kugeza ku rwego igezeho ubu n'iki wishimira ku iterambere rya sinema nyarwanda? Ikintu nishimira mu iterambere rya sinema nyarwanda ntabwo ari kinini cyane, ni gato cyane ahubwo naho tugeze, ariko pari raporo n'urwego igihugu cyacu kiriho nubwo wenda twakomwe mu nkokora n'iki cyorezo cya covid, ariko ndagira ngo ngubwize ukuri ntabwo urwego sinema nyarwanda iriho ubu ngubu ari rwo yakagombye kubiriho. Ari byo navuga ngo wenda leta idufashe, niba ari imbaraga ishobora gushyira muri sinema nyarwanda izikore, kuko mbambona ibihugu byinshi, hari ibihugu buriya bikunda. Mu Rwanda harabura iki hagataho ni hehe uvuga? Turavuga ati turatera imbere, nibyo kwishimirwa, ariko hari ibyo ugaragaza ati harabura iki? Ikintu cya mbere kibura mu Rwanda ntabwo abanyarwanda bakunda ibintu byabo. Nicyo kintu namaze kwibonaho. Twebwe abanyarwanda ibyacu tubiteza imbere, urumva, ariko iyo tumaze kubiteza imbere wenda tubyoherereza mu mahanga cyangwa se n'ibindi bikaguma hano mu Rwanda, ariko abanyarwanda ntabwo bakunda ibintu byabo, urumva. Hari ikintu kijya kimbabaza cyane, ngahura n'umuntu wenda mu kwivuga ngo mwipresentaho nitwa Jado Bikeresi, ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, warangiza wajye kuvuga ngiye sinyandeba filime z'abanyarwanda, ngiye sinyandeba filime z'inyarwanda, kandi ari kubivuga mu kinyarwanda n'umunyarwanda, urumva. Sinzi ikintu tuzakora cyangwa se niba wenda leta hari ubufasha bundi ishobora kuzaduha kugira ngo abanyarwanda bakunde ibyabo, ariko nicyo kintu cya mbere urwego sinema iriho mu Rwanda ntabwo ari rwo yakagombye kubiriho. Ariko nibura hari intambwe iterwa, kuko ntekereza ko mu myaka nk'itanu ishize urukundo abantu bakundaga sinema nyarwanda ugereranyije n'iki gihe rwaritabiriwe cyane, niko mbibona ngewe. Sinzi niba simbihakana hari intambwe yatewe, ariko nanjye navuze ngo nubwo byagenze gutyo si rwo rwego twakagombye kuba turiho nk'abakinnyi ba filime mu Rwanda. Hanyuma abashaka ibihangano byawe nubwo twagiye tuvuga ahantu babikura, cyangwa abashaka kukuganiriza, abashaka kuba bakwinjira no muri sinema, cyane ko iyo umuntu abonye umuntu bita producer ni umuntu ukomeye cyane ureba kuva ku biryo kugeza kuri filime irangiye. Abashaka kuganira namwe cyane cyane no gukunda filime zanyu, ubwo ni social media zanyu mukoresha babasangahe? Filime iri kuri channel Abatubuzi series, social media zanjye zose ndiho, ni Bikeresi TV kuri Instagram, page yanjye ya Facebook ni Abatubuzi series Bikeresi TV, no kuri Facebook isanzwe naho ndiho ni Jado Bikeresi. Ariko akenshi icyo nabasaba ni bankurikirane cyane cyane ku Batubuzi series, nibwo bufasha bwabo, niyo nkunga ikomeye cyane ngira ngo mbasabe. Tugushimire cyane, urakoze, kandi twizere ko n'undi munsi tuzagutumira ibintu bizaba bimeze neza cyane. Yego, murakoze cyane namwe. Arakoze cyane Jado, namwe mugende nyine kuri Abatubuzi series, mugende murebe neza cyane filime nyinshi zitandukanye, munareba n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye bya Zoom TV. My name is Didas, keep watching. Nawe utarakanda subscribe
kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.